Intangiriro igice cya 38. Yuda na Tamari. Muri icyo gihe Yuda asiga abavandimwe be ajya kuba kwa Hira ukomoka mu mujyi wa Adulamu. Yuda ahabona umukobwa wa Shuwa w'umunyakanani, aramubengukwa, aramurongora. Uwo mugore asama inda, abyara umwana w'umuhungu, Yuda amwita Eri. Arongera asama inda, abyara undi muhungu, amwita Onani. Yongera kubyara umuhungu, amwita Shera. Yavutse Yuda ari Kezibu. Yuda asabira imfura ye Eri umukobwa witwa Tamari. Eri uwo arapfa azize kugomera Uhoraho. Yuda abwira Onani ati, cyura umugore wa mukuru wawe umucikure. Ariko Nani abonye yuko abana batazamwitirirwa, akajya amena intanga ze hasi iyo yaryamanaga n'umugore wa mukuru we, kugira ngo atabyarana nawe. Ibyo yakoraga Uhoraho arabigaya, nawe aramwica. Yuda abwira umukazana we Tamari ati, subira iwanyu buretse gushaka undi mugabo, utegereze igihe umuhungu wanjye Shera azakurira. Kwari ukumurerega kuko yatinyaga ko Shera yapfa nk'abakuru be. Nuko Tamari yisubirira iwabo. Hashize iminsi, umukobwa wa Shuwa ari we mugore wa Yuda arapfa. Iminsi yo kwirabura irangiye, Yuda ajya i Timuna aho bakemuraga intama ze ari kumwe n'inshuti ye Hira w'umunyadulamu. Tamari yumvise ko sebukwe agiye i Timuna gukemuza intama ze, yambura imyambaro ye y'ubupfakazi, yitwikira igitambaro ariyoberanya, maze ajya kwicara ku irembo ry'umujyi wa Enayimu ku muhanda ujya i Timuna. Tamari yari azi ko Shera yakuze, ariko Yuda ntamumushyingire. Yuda amubonye akeka ko ari indaya kubera ko yari yitwikiriye, ntiyamenya ko ari umukazana we. Amusanga iruhande rw'umuhanda, aramubwira ati, ngwino turyamane. Aramusubiza ati, urampa iki ngo turyamane? Yuda aramusubiza ati, ndakohereza umwana w'ihene wo mu mukumbi wanjye. Undi ati, ndabyemeye, ariko nsigira ingwate kugeza igihe uwoherereza. Yuda aramubaza ati, ndaguha ngwate ki? Tamari aramusubiza ati, umpa ikashe yawe n'umukufi wayo n'inkoni witwaje. Arabimuha, bararyamana, amutera inda. Maze Tamari asubira iwabo, yiyambura cya gitambaro, yambara imyenda y'ubupfakazi. Yuda atuma ya nshuti ye y'umunyadulamu ngo amushyirire uwo mugore umwana w'ihene, anamwakira ingwate ze, ariko ntiyamubona. Niko kubaza abaturage ba Enayimu ati, ya ndaya yari ku muhanda irihe? Baramusubiza bati, nta ndaya ibino. Asubira aho Yuda yari ari, aramubwira ati, namubuze, ndetse abaturage bambwiye ko nta ndaya ihaba. Yuda aravuga ati, niyigumane izo ngwate, twe kwikoza isoni. Dore wamushyiriye ibyo namusezeranije uramubura. Hashize nk'amezi 3, umuntu abwira Yuda ati, Tamari umukazana wawe yigize indaya, ndetse aranatwite. Yuda aravuga ati, nimumusohore bamutwike. Bakimusohora, Tamari atuma kuri sebukwe ati, tegereza iyi kashe n'umukufi wayo n'inkoni, nyiri ibi bintu niyo wanteye inda. Ngaho ibuka nyirabyo. Yuda bibonye aravuga ati, andushije gutungana. Koko sinamushyingiye umuhungu wanjye Shera. Yuda ntiyongeye kuryamana nawe ukundi. Igihe Tamari yaramukwaga, bamenya ko ari bubyara impanga. Igihe cyo kubyara, uwa mbere abanza ikiganza, maze umubyaza akizirikaho akadodo k'umutuku. Aravuga ati, uyu ni Gakuru. Ariko Gakuru ashubijeho ikiganza, uwari inyuma mutanga kuvuka. Umubyaza aravuga ati, mbega ngo uricira icyanzu. Nuko bamwita Peresi. Hanyuma uwo bari baziritse akadodo k'umutuku ku kiganza nawe aravuka. Se amwita Zera.